Reka ngusuhuze cyane kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe tubana kuri YouTube channel yacu Icuriro TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel Icuriro TV, gerageza ukore subscribe, ukore like na share kandi ntibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo ujye ukumva ibiganiro bitandukanye tukugezaho. Muri aka kanya nkuzaniye ndetse inkuru ivuga ku bigendanye n'uburwayi cyane cyane indwara y'umwijima, kuko iyi si yugarijwe n'indwara zitandukanye zirimo n'indwara y'umwijima. Ni byiza cyane kugira ubumenyi budasanzwe uyimenyaho ndetse n'icyo wakora kugira ngo uyikire. Indwara zifata umwijima ni zimwe mu zihangayikishije abatuye isi barimo n'abanyarwanda, kuko zibasha guhitana hafi miliyoni 2 by'abazirwaye buri mwaka bazanduye ku mpamvu zitandukanye zirimo kunywa inzoga nyinshi. Mbese no kuvuga ngo hari ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko muri 2018 bagiye bugaragaza ko mu Rwanda abantu 2.22% by'abantu bose baba bahitanwe n'indwara z'umwijima zitandukanye, cyane cyane kanseri yabo, kuko yo yari ihariye 1.48% by'imfu zose baba bazize iyi kanseri. Mu by'ukuri rero izi ndwara zibaho cyane, kandi iyi ndwara ugasanga yangiza abantu ku buryo bwose bushoboka. Akamaro k'umwijima mu mubiri, mbese n'ibiwangiza, indwara zikunda kwibasira ndetse n'uko umuntu yazirinda. Indwara y'umwijima ni rumwe mu rugingo rukomeye umuntu afite mu mubiri, kandi indwara y'umwijima ikora imirimo myinshi cyane. Mu y'ingenzi ikora harimo gukora igikoma cyitwa bile gifasha umubiri mu igogora ry'ibiryo, kandi akandi kamaro kawo ukura imyanda cyangwa ubumara mu maraso. Ikindi ni ugufasha kubika isukari umubiri ukoresha kugira ngo uzane intege. Mu by'ukuri rero indwara y'umwijima ikora ibintu byinshi cyane, kuko mu bishobora kwangiza umwijima rero harimo kunywa inzoga nyinshi, kunywa imiti myinshi irimo ubumara, yaba iya kizungu cyangwa y'ibyatsi, ndetse no kurya amavuta menshi kuko ajya ku mwijima akawangiza. Iyi ndwara y'umwijima itera kandi ikica abantu benshi cyane. Si byiza rero gukomeza gufata ibintu bishobora kwangiza uwo mwijima. Nubango uyu mwijima rero uterwa n'ibintu bitandukanye nyine, birimo ibyo bintu bifite ubumara nk'inzoga cyangwa se imiti. Mbese igaterwa n'ibinure biba byagiye ku mwijima, kwa kundi nyine abantu bafata amavuta menshi. Iz'abantu bakura nanone abantu bashobora kuyandura bayikuye ku babyeyi cyangwa se imiryango genetike, ndetse n'indwara z'umwijima ziterwa n'uko abasirikare b'umubiri bawurwanya. Mbese nuvango indwara z'umwijima zishobora kuba ni indwara zirimo amoko atandukanye, cyane cyane twabonamo nka hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, delta na hepatite E, ndetse n'izindi ziterwa n'inzoka zimwe na zimwe. Hari inzoka zitera amahepatite. Izi ndwara rero zandura zizahaza umubiri cyane, kuko hari nka virusi A nyine ifatira mu mazi cyangwa mu biryo byanduye biba birimo iyo virusi nyine. Hakaba virusi B ifatira mu maraso no mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi umubyeyi ashobora kuyiha umwana cyangwa umuntu yitoboje ikintu cyagiye iyo virusi, cyangwa yandi matembabuzi y'umubiri nk'amacandwe cyangwa intangangabo. Iyo ni virusi B, hepatite B. Hepatite C kenshi ikunda kwandura igihe baguhaye amaraso yanduye. Ikindi no gukoresha ibikoresho bitobora uruhu biba biriho iyo virusi ya C. Hepatite D nayo ifata nk'izo hepatite C na hepatite B na C, gusa icyo zitandukaniyeho n'izo zindi nuko ifata umuntu wari usanzwe arwaye hepatite B. Umuntu ufite hepatite B ntashobora kwandura, umuntu ufite hepatite B ntashobora kwandura hepatite D. Hepatite E ni kimwe na hepatite A, nayo yandurira mu matembabuzi ava mu mubiri cyangwa ibiryo byanduye. Izi hepatite harimo izifite inkingo ndetse n'izidafite inkingo, gusa izi zose nyine zinjira mu turemangingo nyine tugize umwijima, serire zigaturya, maze utu turemangingo tukangirika. Iyo dupfuye rero uvuga ko haza ibyo umuntu yakwita inkovu, bigatuma umwijima ugaragara cyane, ukaba nk'ibuye, ntushobore gukora akazi kawo, ku buryo bishobora no gutera kanseri cyangwa se umuntu agapfa. Hepatite A na hepatite E zishobora kwikiza. Hepatite C niyo ikomeye.
hari izishobora kwikiza rero nkuko nari mbikubwiye nyine harimo hepatite A, harimo n'izo hepatite E. Nubango izo hepatite rero zose zishobora gukira kuko hari imiti yazo ndetse n'inkingo kuri izi virusi, uretse ko rimwe na rimwe hari zishobora nyine kuba karande mu mubiri w'umuntu. Izi ndwara zose zirakira, yaba hepatite A yaba na hepatite E. Amahirwe yo gukira igihe umuntu yayirwaye ni menshi. Hari igihe umuntu ashobora no gukira atiriwe ajya kwa muganga ikikiza kubera ko umuntu aba afite abasirikare bahagije. Ikindi nacyo nuko zose zifite inkingo. Hanyuma hepatite B na D zishobora gukira cyangwa se zikagenda zikaba karande, ibyo bita koronike. Mu bandura hepatite B nka 15% ishobora kubaho karande. Ikiza cyabo nuko hari inkingo umuntu afata 3 akaba ayikingiwe. Nanone kandi hepatite C ari ikomeye cyane kuko yandura cyane, ndetse hafi 80% by'abayirwara bashobora kuyigumana ikabaho karande, kandi ikindi kabitagira urukingo. Amahirwe dufite nuko hari imiti ishobora kugabanya nyine ubukana bw'iyo virusi kandi itangirwa ubuntu hano mu Rwanda iwacu. Nubango izi ndwara rero z'umwijima izi ngizi zimwe na zimwe babyenda gusa, aho umurwayi ushobora kugira umunaniro ukabije, kubura imbaraga, amaso cyangwa uruhu bigasa umuhondo, kugira inkari zisa n'umuhondo cyane niyo yaba wanyweye amazi menshi, cyangwa se umusarani ugasa umuhondo. Ikindi kimenyetso ushobora kugira ni ukubyimba ibirenge, kubyimba mu ngingo no mu nda. Kuri ziriya hepatite A na B na C na D na E ho umuntu ashobora kugira umuriro, kugira iseseme, kuruka cyangwa se no kuribwa mu nda. Hari mu byo rero umuntu yakora kugira ngo yirinde nyine kurwara umwijima, harimo kunywa amazi menshi asukuye nka 1.5 cyangwa 2 ku munsi, kuko bifasha umwijima usubura amaraso, mbese akaba y'amaraso agakomeza kugira imbaraga. Mu biryo umuntu yarya nk'imboga za karoti, imboga rwatsi nyinshi, mbese imboga zose. Ikindi n'imbuto nyine zirimo vitamine C nk'indimu, ironji, inkeri n'izindi, kandi ntibagirwe nyine no gukora ibintu bigendanye n'imyitozo. Nuvango izi ndwara z'umwijima kugira ngo mbese iyo utarawurwara ugerageza kuwikingiza, ariko iyo urwaye nyine haba harimo gutangira kwikurikirana. Nuvango aba ari byiza nyine kwikingiza, ndetse ukirinda no kuba wakoresha ibikoresho birimo nk'uburoso bw'amenyo, urwembe n'ibindi ubisangiye n'undi muntu. Nuvango izi ndwara kuzirinda babishoboka, ndetse ukirinda kujya ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ku batarashakana, ukirinda inzoga ndetse no koga mu nzuzi zose ubonye, kuko buri wese akoresha, mbese no kwirinda gukoresha ibyo bikoresho bitandukanye bitewe mbese nyine nk'uburoso bw'amenyo, inzembe n'izindi. Rero ushobora gusanga wararangije kwibonaho ibimenyetso by'umwijima, ushaka kumenya mbese cyangwa se ushaka kumenya nuko umwijima wawe uhagaze, cyangwa ufite ikindi kibazo nye cy'indwara zo mu mubiri. Nuvango icyo gihe icyo ushobora gukora nuko wabasha kumenya kwiyitaho, ndetse no gukoresha ibizami ukamenya nyine uko uhagaze. Ariko kandi hari imiti y'imyimerere imwe n'imwe ndetse ikomeye cyane yagufasha guhangana n'izi ndwara, ndetse bigakira burundu, mu gihe imiti ya kizungu yaba itakuvuye burundu. Muri iyo miti rero harimo imiti itandukanye, muyo nakubwira ushobora gufata ikigwarara. Hano nimvuga ikigwarara ntuze kumva igihwarara, ahubwo ni ikigwarara imizi yacyo, ndetse ukavanga n'amagaru ndetse n'umwisheke muke cyane utarengeje nk'ibibabi 6, hanyuma ukabya ubishyira muri litiro y'amazi, ukajyanywa igice cya litiro mu gitondo ukibyuka, igice cya litiro nijoro, ukabikora mu gihe cy'ibyumweru 2. Ukirinda ukagabanya amavuta, ukagabanya umunyu, inyama z'ingurube, ndetse ukareka n'inzoga mu gihe cy'ibyumweru 2. Icyo gihe uba usubiye kuri gahunda nziza cyane. Ni byiza cyane rero no kurya imboga, kandi ukikurikirana kenshi, kunywa amazi menshi ndetse n'ibindi. Ndagushimiye. Niba iki kiganiro kigufashije, gerageza ukore subscribe, like ndetse na share kuri YouTube channel nyine yacu Icuriro TV, kandi ukore kunzogera kugira ngo ujye ubasha kurikirana inkuru zose tubasha gucishaho, yaba iz'ubuzima, iz'ubworozi ndetse n'izindi. Urakoze cyane, asante.